Ndabasuje rero bakunzi basobanukirwa 5 TV, nkaba nizeye ko mumeze neza aho muri ndetse no mu byo mukora byose. Ni Tadeyo rero icyo Imana ishaka ubasuhuza kuri Sobanukirwa 5 TV. Murabizi rero ko Sobanukirwa ibagezaho ibiganiro byinshi, ibiganiro bicukumbuye, ubushakashatsi, inkuru z'iyobokamana, ibiganiro by'ubwenge, ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye kandi mu biganiro byubaka. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira ku idini cyangwa se itorero ry'abamormoni. Ntabwo abantu benshi barabasha gutahura cyangwa se kumenya imikorere y'iri dini, dore ko no mu Rwanda baracyari bakeya, ariko ubusanzwe rizi nko kuri The Church of Latter-day Saints, ni ukuvuga ngo ni itorero ry'abizera bo mu minsi ya nyuma. Ariko abantu benshi bakibaza bati se hari icyo baba bahuriyeho n'abakristo? Kimwe n'uko nawe ushobora kubabona mu gihe bari kugenda babwiriza, nabo bafite sisitemu nk'iy'aba Yehova bagenda babwirizamo, ariko ugasanga rimwe na rimwe n'abantu ntabwo babasha kumenya imikorere yabo. Bumva yuko ari itorero ry'Imana, rimwe na rimwe bakanibwira yuko wenda ari nk'abakristo basanzwe, ariko tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro, ese koko baba ari abakristo basanzwe cyangwa baba bafite icyo batandukaniyeho n'abandi bakristo mu bijyanye n'imyizerere yabo. Rero mbashishikarize gukanda kuri subscribe kugira ngo ibiganiro byacu, ibiganiro by'ubwenge bijye bikugeraho 5/5. Hanyuma niringiye neza, ndashidikanya ko uzagenda usobanukirwa ibintu byinshi binyuze kuri uyu muyoboro wacu wa Sobanukirwa 5 TV, channel yanjye, channel yawe. So dutangiye rero, iri dini ry'abamormone cyangwa se The Church of Latter-day Saints, ariyo torero nyine bavuga ko ari itorero ry'abera b'iminsi ya nyuma. Ni ukuvuga ngo ubundi rikaba ryaratangiye mu 1820, aho uwitwa Joseph Smith ari we wabonekewe. Ni ukuvuga ngo yabonekewe n'Imana ndetse n'umwana wayo, Imana Data ndetse n'umwana wayo, kandi ngo bamubonekeye mu buryo bw'umubiri. Bambwira ko amadini yose atandukanye, kandi ko amadini yose atari ay'ukuri. So ni ukuvuga ngo kuva icyo gihe niho urumva iryo yerekwa ryabayeho, bamusobanura nyine iby'amadini nk'uko tumaze kubibona. Hanyuma mu 1830 akaba ariho noneho yatangije nyine nyirizina iyi Church of Latter-day Saints, cyangwa se itorero ry'abera bo mu minsi ya nyuma. Ni ukuvuga ngo ni icyo gihe niho yatangije uyu murimo nyine w'iri dini rye. Hanyuma ni ukuvuga ngo icyo dushaka kubasobanurira ku bijyanye n'imikorere y'abamormone, kugira ngo mubashe no gusobanukirwa n'imikorere yabo. Nk'uko nabivuze, hano mu Rwanda ntabwo abantu barizi, kubera ko nta biganiro byinshi birakunda kubavugwaho, ariko kandi nanone byaba byiza nawe urimenye. Ni ukuvuga ngo rero iri dini, izina ry'abamormone ubundi ni ukuvuga ngo ni abamormone, ariko namaze kuvuga imikorere yaryo. Rero ni ukuvuga ngo ryatangiye nk'uko nabivuze mu kinyejana cya 19. Ni ukuvuga ngo rero impamvu, hari iby'ingenzi bigize imyemerere yabo, iby'ingenzi cyangwa se ibyo bemera. Tugiye kureba ese ibi byo bemera abandi bakristo bo bakoresha Bibiliya, ubundi bo baba babyemera. Ni ukuvuga ngo ese muri Bibiliya bemera bakoresha, barayikoresha yonyine cyangwa hari n'ibindi byunganira Bibiliya? Icya mbere ni ukuvuga ngo bemera ko bemera Yesu Kristo, ariko inyigisho zabo zitandukanye n'iz'andi matorero. Ni ukuvuga ngo bemera Yesu, ariko ugasanga inyigisho zabo ziratandukanye n'iz'andi matorero. Ni ukuvuga ngo bakoresha Bibiliya, ariko kandi Bibiliya bavuga ko ari ijambo, ni ukuvuga ngo bavuga ko idahagije. Niyo mpamvu bafite n'ikindi gitabo cyangwa se irindi sezerano. Ubundi ubwo kuri bo ni amasezerano 3. Mu gihe abakristo twemera isezerano rya kera n'isezerano rishya,
ariko bavuga yuko hari n'irindi sezerano. Iryo sezerano rikaba rifite ikindi gitabo cyaryo aricyo bita ngo ni Book of Mormon, cyangwa se ni igitabo bavuga nacyo ko ari icy'ijambo ry'Imana. Rero bakaba bemera ko uyu Joseph Smith yari umuhanuzi, kandi ubuhanuzi bwiwe bukaba bukomeje no kugeza muri iki gihe. Ikindi bemera bavuga ko Imana ngo yari umuntu wabayeho mbere, kandi ngo abantu nanone bakaba bashobora kuzamera nk'Imana. Rero iyi akaba ari ingingo itavugwaho rumwe n'abemera b'abakristo. Bo bavuga yuko Imana ngo ari umuntu wabayeho mbere kandi bashobora kuzamera nk'Imana. Urumva iki kintu ni ikintu gitangaje, cyangwa se nyine abakristo badashobora kwemeranywaho n'abamoromoni. Ni ukuvuga ngo iyi myizerere y'abamoromoni rero hari ikintu ugomba gutahuraho. Imyizerere yabo mu magambo yoroshye ni ukuvuga ngo bo bafite igitabo cy'abamoromoni cyangwa se Book of Mormon, ndetse wakwibaza se iki gitabo birasa na Bibiliya cyangwa biratandukanye? Ikindi ukibaza ngo ese abamoromoni ni abakristo? Nibyo rero turimo tugenda dusobanura. Ni ukuvuga ngo abamoromoni ni bantu ki, cyangwa se ni bande? Ni ukuvuga ngo aba bayoboke b'iri dini cyangwa se ni itorero, nk'uko hano rivuga ko ari The Church of Christ, ni abizera ba Kristo babera nyine b'iminsi ya nyuma. Noneho niho dukomeje kugenda tureba. Ni ukuvuga ngo hari ibitabo bemera bakoresha. Icya mbere, hari ibitabo byabo bigeze kuri 4 by'ingenzi, Bibiliya. Icya mbere bavuga ko Bibiliya yahinduwe nabi mu bice bimwe. Barayikoresha ariko bakavuga yuko Bibiliya ngo yahinduwe nabi mu bice bimwe. Icyo ni igitabo cya mbere. Icya kabiri bavuga ko iyi Book of Mormon bavuga ko ari amateka y'abantu babayeho kera muri Amerika. Ni ukuvuga ngo aba ngaba bagendanaga na Yesu, cyangwa se bagendererwaga na Yesu. Ni ukuvuga ngo nibo banditse n'iki gitabo cya Book of Mormon. Hanyuma icya gatatu ni ukuvuga ngo iyi doctrine yabo bagenderaho, cyangwa se imyizerere mu isezerano ryabo nyine rindi. Urumva bafite amasezerano 3. Ni ukuvuga ngo hari amategeko n'amagambo bahawe n'Imana binyuze kuri Joseph Smith. Ni ukuvuga ngo nibyo ni ibyiyongera kuri Bibiliya. Nabyo dusanga muri cya gitabo nyine cy'abamoromoni, bavuga ko hari amategeko ndetse n'amagambo Imana yaba yarahaye cyangwa se yarahishuriye uyu muhanuzi Joseph Smith. Ikindi ni ukuvuga ngo ikindi gitabo bafite bavuga ko cyitwa Pearl of Great Price. Ni ukuvuga ngo ibisobanuro by'inyigisho z'ikirenga. Ni ukuvuga ngo ni bya bindi nyine za nyigisho zirenga zirenga kuri za nyigisho za Bibiliya. Mu yandi magambo Bibiliya nubwo bayikoresha ariko ntabwo bayemera cyane, kubera ko bavuga yuko nyine itanuzuye. Bavuga ko itanuzuye. Rero ahangaha niho batandukaniye cyane cyane n'andi matorero akoresha Bibiliya yonyine. Urumva bo bafite ibindi bitabo bongeraho, bafite n'irindi sezerano, bafite n'ikindi gitabo cy'isezerano. Ntabwo navuga ngo ni isezerano rishya, ahubwo ngo ni irindi sezerano. Bakavuga yuko mu byo bemera ku Mana, mu mahame yabo, ibyo bo bemera bavuga ko Imana Data yari umuntu wabayeho, hanyuma akaza guhinduka. Ni umuntu wabayeho ariko ngo akaza guhinduka Imana. Imana Data ni umuntu wabayeho kera ariko akaza guhinduka Imana. Kandi hano bakavuga ko Imana ifite umubiri. Imana ntabwo ari umwuka gusa, ahubwo ngo Imana ifite umubiri. So abantu bo bashobora guhinduka nk'Imana mu gihe kizaza. Urumva rero ibi ngibi binyuranye cyane cyane n'inyigisho n'inyigisho z'abakristo. Abakristo bavuga ko Imana ari imwe, idahinduka kandi idafite umubiri. Ibyo bemera kuri Yesu Kristo, bemera ko Yesu Kristo ari umukiza, ariko bavuga ko Yesu yasuye Amerika nyuma yo kuzuka. Yesu yari umwana w'Imana mu buryo bw'umubiri, kandi atari mu buryo bw'umwuka gusa. Bavuga ko yasuye Amerika nyuma yo kuzuka. Ikindi kandi ngo Yesu ari umwana w'Imana mu buryo bw'umubiri,
atari mu buryo bw'umwuka gusa. Uyu mugabo rero Joseph Smith wavuga ngo yari muntu ki? Icya mbere ni ukuvuga ngo yabonye icyerekezo Imana n'umwana wayo bamubonekeye, ngo bamaze kubonekerwa nyine, amaze kubabona ni ukuvuga ngo bahise bamuha n'iki icyerekezo, ni ukuvuga ngo yahawe the plates za zahabu, azihinduraho cyangwa se azandikaho igitabo cya Book of Mormon. Ikindi ni ukuvuga ngo bemera ko yari umuhanuzi umeze nka Mose cyangwa se Eliya. Amaze guhabwa ibyo bintu cyangwa se amaze kubonekerwa, niko bemera ko ari umuhanuzi. Bemera ko yari Eliya cyangwa se akaba yari nka Mose. Nuko andi matorero ntiyemera ko yari umuhanuzi w'Imana. Rero icyo wamenya ni ukuvuga ngo hari ibintu ugomba kwemera, ibyo bemera bo ubwabo ku buzima bwa nyuma y'urupfu. Icya mbere ngo hari ibyiciro bitatu by'ijuru, si ijuru rimwe gusa. Ngo ibyo byiciro rero bavuga ko umuntu ashobora gukizwa nyuma y'urupfu binyuze mu mihango ikorerwa mu nsengero za, ni ngo umuntu ashobora gupfa nyuma ari umunyabyaha, ari uwo kurimbuka, ariko ngo bagira ibyo bamukoreraho mu rusengero rwabo mu gihe umuntu yapfuye, uwo muntu akajya mu ijuru. Ibi ngibi rero ni bimwe bitaboneka no muri Bibiliya, zikoreshwa n'abakristo. Rero hano uraza kwibaza ngo ese Mormoni cyangwa se abamoromoni ni abakristo? Icyo ni cyo kintu ugomba kwibaza. Abamoromoni bavuga ko ari abakristo, ariko ugasanga inyigisho zabo n'ibitabo bindi birengaho bya kera, usanga mu by'ukuri ntabwo ari abakristo. Usanga rero amatorero menshi ya Kristo avuga ko batandukanye n'ubukristo busanzwe, kubera ko bafite ibintu byinshi bagenda bemera bitari muri Bibiliya, kandi bigatandukanya n'inyigisho zo muri Bibiliya. Rero ni ukuvuga ngo iri dini mu by'ukuri rifite inyigisho zaryo zihariye, rikoresha Bibiliya ariko rikongeraho n'ibindi bitabo, kandi rifite n'imyumvire itandukanye ku Mana na Yesu Kristo ndetse n'agakiza. Aha ngaha rero niho wagombye kumenyera, ugatahura cyangwa se ukanasobanukirwa, yewe wazanajyamo ukamenya ngo ese aba bantu bizera gute, kubera ko hari igihe inshuro nyinshi twe tubona ibintu tugapfa guhita twinjira gusa, kubera ko abantu bavuga Imana, ariko ugasanga mu by'ukuri ibyo ugiyemo ntubizi, ibyo baba bemera ntubizi, we ukaba wajyamo gutyo gusa mu kigare. Rero ugiye mu bintu uzi biba byiza, biba bishimishije, ukajya mu bintu wemera wizera, apana gukururwa mu kigare gutyo gusa, umuntu akaba yagushyiramo ibintu utazi ngo ni ibiki, kandi nawe wamaze kumva ko ari abantu b'Imana. Uku rero niko idini y'abamoromoni itandukanye n'abakristo. Nta hantu namba tubona bahurira, turabona ko bitandukanye cyane. Iyi rero ni Sobanukirwa 5 TV, nkaba mbasaba kugira ngo mukomeze mukore share, mukore subscribe, kubera ko subscribe ubundi niyo nkunga ya mbere muba muteye iki kiganiro, gukora subscribe. Hanyuma n'ikindi washaka tuvugaho nacyo twazakivugaho hano nyine kuri channel, kugira ngo abantu bose bakomeze basobanukirwe. Ufite igitekerezo aricyo ushaka kutubaza, inbox andika kuri 0788 36 64 15 0788 36 64 15.